Hashize igihe ikigo cy'imisoro n'amahoro gitangije umushinga wa IBM kuri bose, aho buri mucuruzi wese yaba yanditse cyangwa atanditse ku musoro ku nyongeragaciro asabwa gutanga fagitire zemewe za IBM nk'uko biteganywa n'ingingo ya 17. Iyi ni itegeko nimero 026 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 18 z'ukwezi kwa 9 2019. Iri ni ryo rigena uburyo bw'isoresha mu Rwanda. Iyi ngingo ivuga ko umuntu ukora ibikorwa bisoreshwa agomba gutanga inyemezabuguzi ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bwemewe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Nyuma y'aho ikigo cy'imisoro n'amahoro gikoreye igenzura kigasanga hari abacuruzi bigaragara ko hari ibicuruzwa bitari bike bagurishije ariko ntibatanga inyemezabuguzi za IBM, iki kigo giherutse gusohora itangazo ryibutsa abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu ko bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 bagomba gukora inyemezabuguzi z'ibicuruzwa bigaragara ko bitari mu bubiko cyangwa se stoke nyamara byaracurujwe. Ikindi nacyo basabwa nuko bagomba gukora imenyekanisha no kwishyura umusoro ukomoka kuri izo nyemezabuguzi. Ngiyi impamvu rero muri iki kiganiro turi kumwe na komiseri wungirije ushinzwe kugenzura umusoro mu kigo cy'imisoro n'amahoro, akaba agiye kudusobanurira uburyo Rwanda Revenue yavumbuye iki kibazo cy'abacuruzi badatanga inyemezabuguzi. Ku kigo cy'imisoro n'amahoro rero icyo dufite ubushobozi dufite uyu munsi butwereka byibura iyo ngano muri quantité ariko ikanatwereka n'agaciro k'iyo stock. Ntabwo bitubera ikibazo rwose ku kigo cy'imisoro n'amahoro, kubera ko nk'uko nari mbivuze tureba agaciro k'ibyo wavuze warusigaranye mu bubiko umwaka urangiye ari nako utangirana n'uyu mwaka. Nidushake dufate 2021 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2021 wavuze ko warufite agaciro k'ibiri muri stock bifite bingana na miliyoni 100. Ukora importation unarangura ibintu mu gihugu bifite kandi gaciro ka miliyoni 200. Ubwo zose ntizibaye miliyoni 300 se, ucuruza miliyoni 100 hasigaye miliyoni 200. Ese izo miliyoni 200 ziri mu bubiko koko? Aho ni hari ikibazo. Twe tukabwira usora ngo suzuma imibare yawe ukoresheje IBM nkuko natwe tubikoresha. Nubona usigaranye ko ku miliyoni 200 mu bubiko nta kibazo gihari, nta nakibazo gihari na gitoya rwose. Ariko igihe cyose usanze hatakirimo miliyoni 200 harimo nka miliyoni 50, ni ukuvuga ngo miliyoni 150 warazicuruje ntiwazitangira inyemezabuguzi. Tukora iyo nyemezabuguzi. Iyo atabikoze rero mu kwezi kwa mbere twebwe tujya gukora igenzura, tukajya kubara noneho ya stock 200 tukambwira tuti fungura ububiko bwawe utwereke izo stock wavuze zifite agaciro ka miliyoni 200. Kuva Rwanda Revenue itangije gahunda ya IBM kuri bose, abasora bibukijwe ko mu gihe hazaba hari kubarwa umusoro ku nyungu w'umwaka wa 2021 ibyatunze umwuga bikorwa mu nyungu zisoreshwa bitazaba biherekejwe n'inyemezabuguzi z'ikoranabuhanga rya IBM cyangwa se nanone irindi menyekanisha rikorewe muri gasutamo bitazemerwa. Aha rero murabyumva ko abacuruzi bakwepa gutanga fagitire zemewe za IBM bizabagora cyane ubwo bazaba bari kumenyekanisha umusoro wabo. Iyo ngingo twayivuzeho kenshi ngira ngo twatangiye kuyivugaho umwaka ushize mu kwa 12 dutanga amatangazo. Twahuye n'abasora benshi batandukanye bari mu gice bitandukanye mu masekiteri atandukanye, tubakangurira gukoresha IBM bifasha ariko bafasha n'abagenzi babo, kuko n'ubu iyo uranguye ku musoreshwa ntabwo facture ya IBM biragoye koko ko zabasha kugaragaza ibyatunze umwuga byuzuye, kubera ko hazaba hari igice kimwe utaboneye inyemezabuguzi. Nkuko tubizi rero inyemezabuguzi za IBM nibwo buryo bwonyine buhari bwo kugaragaza ibyatunze umwuga by'usora. Twabitangaje igihe kirekire kandi buri wese afite uburyo bunogeye business ye ku buryo nta rwitwazo rugihari. Hari n'abakunda kutugarukaho bavuga bati ntabwo twashoboye kubona izo nyemezabuguzi abo twaguriye nibaziduhaye icyo gihe, ko mwagendaga mukora ubukangurambaga hari abatarahise babyumva.
icyo dukora turababwira tuti musubire bagende bazibacishije mu mashini za IBM ariko babasohorera izo nyemezabuguzi kuko n'ubundi baba barabahaye izanditse n'intoki cyangwa izanditse mu bundi buryo butari ubw'ikoranabuhanga rya IBM. Aha rero mu by'ukuri turakangurira nanone abasora kugira ngo bakoresha inyemezabuguzi za IBM mu byo ari byo byose baranguye hirya no hino kuko nicyo cyonyine cyemeza ko baranguye ibyo bicuruzwa koko. No muri gasutamo rero declaration ya gasutamo nayo ni ikimenyetso kimwe gishobora kugaragaza ko umuntu yaranguye hanze. Ibyo byo ntibisaba ko yaba afite IBM. Iyo yaranguye akaba afite DMC nabyo tubyemera mu byatunze umwuga. Gusa kwemera ibyatunze umwuga ntabwo bigarukira kuri facture ya IBM gusa cyangwa se declaration ya gasutamo. Hari n'ibindi tushobora kwemera kuko nka declaration z'umusoro ufatirwa ni kimwe mu bishobora kwemerwa nk'ibyatunze umwuga kubera ko iyo umuntu yatanze supply kuri service bakamufatira 15%. Iyo aza akayadeklara iyo expense mu by'ukuri turayemera kubera ko abayakorewe service n'umuntu utanditse ku misoro. Ikoranabuhanga rya IBM habayeho gahunda nyinshi zo gusobanura abacuruzi uko buri wese yahabwa IBM ijyanye n'ubucuruzi bwe. Abadafite IBM bamwe barazihawe abandi bakangurirwa kuzaka kuko uyu munsi buri buryo bwa IBM bukoreshwa bwose butangirwa ubuntu. Ikindi nacyo nuko uyu munsi Rwanda Revenue ibarura abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu banditse muri gahunda ya IBM basaga 54,000. Ngiyi impamvu rero abacuruzi bayinjiyemo kandi bayikoresha neza bashima ko hari byinshi imaze kubafasha. IBM igufasha muri byinshi yuranguye niyo ugiye no gucuruza na stock yewe ikoreka ibintu byose. None niyo ugiye no gusora Rwanda Revenue IBM kwereka ibintu byose wacuruje. Iyo ikoresha neza nta kintu cyagusobwa. Iyo ducuruza bya bintu bigenda bisohoka bigenda bivamo tukamenya ibisigara. Byajya no gushira tukamenya ko ibintu bishize. Ariko kera umuntu yaracuruzaga agacuruza n'ibyo adafite akagurisha ibintu yajya kureba ku muri stock agasanga nta na kimwe afite. Ariko ubu birakorohereza no mu micungire yabyo. IBM twebwe tumaze imyaka igera muri 3 tuyikoresha. Mu by'ukuri ni uburyo bwiza. Iyi TVA dutanga itangwa n'umuguzi. Twebwe rero icyo IBM idufasha no kugira ngo tumenye abaguzi bayitanze uko bangana niyo twabashije kwakira, bityo natwe tukabasha kugeza kuri Rwanda Revenue kugira ngo idufashe gushyira muri bimwe mu bikorwa iba yarateguye cyangwa se bya leta bituma natwe tubasha gukora ibyo dukora mu buryo bwiza. Nyuma yuko ikigo cy'imisoro n'amahoro gikoze ubugenzuzi kigasanga hari abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu bacuruje nta facture batanze, nyuma bakavuga ko ibicuruzwa byabo bikiri mu iduka nyamara byaragurishijwe. Ikigo cy'imisoro n'amahoro mu nyigisho gihora gitanga hari n'ibihano bikubiye mu itegeko ryerekeye abasora. Iki kigo gihora kibutsa abakoresha nabi IBM. Ibihano biteganyijwe umuntu wese utakoresheje neza ikoranabuhanga rya IBM biteye mu buryo bukurikira. Icya mbere, niba iyo transaction yacibwagaho TVA ukaba utakoze facture, ufata ya TVA irimo ukayikuba inshuro 10. Sibyo? Niba ubwo ni umuntu utarahanwa na rimwe, ariko niba yarahanwe indi nshuro imwe cyangwa 2 kugeza ku inshuro nyinshi zishoboka, umuhanisha inshuro 20 ya TVA. Nabaho urugero, umuntu bigaragara ko afite imifuka ya sima 10,000 atakoreye inyemezabuguzi, mukube n'igiciro cy'umufuka wa sima, murebe TVA irimo, muyikuba inshuro 10 cyangwa inshuro 20. Icyo ni igihano cya mbere. Igihano cya kabiri, wenda ntarava kuri icyo ngicyo, nuko niba tureba stock rero tukayireba muri ubwo buryo tugasanga hari imifuka 30 y'isukari 3,000 se, kuko nabyo birashoboka,
tukareba TV irimo tukayikuba inshuro 10 cyangwa 20, mutekereze ingaruka zabyo, kuko icyo gihano wishyuye ntabwo ari umusoro, n'ubundi ntabwo kikubuza kwishura wa musoro wari kuba warishyuye. Noneho hakaba hari n'ingaruka z'uko mu by'ukuri ibyo wagezeho byose byatezwa cyamunara kugira ngo wa musoro ugaruzwe. Izo ni ingaruka mu by'ukuri ziba ziremereye cyane kubera gukuba inshuro 10 cyangwa inshuro 20. Umuntu utanditse muri TV yawe rero, iyo atakoze inyemezabuguzi ya IBM, dufata ako gaciro kose tukagakuba inshuro 2, agaciro ka fagitire ari kuba yakoze tukagakuba inshuro 2. Icyo ni itegeko ndimo kubabwira niko ryanditse. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro ku bijyanye n'itangazo ryasohotse ryibutsa abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu bigaragara ko bacuruje ariko ntibatanga inyemezabuguzi za IBM, aho uyu munsi bavuga ko ibicuruzwa byabo biri mu maduka nyamara barabitanze kera. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kibutsa aba bose ko mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 bagomba kuba batanze inyemezabuguzi z'ibyo bagurishije. Mu by'ukuri ubutumwa bwa mbere ndabuha abakora imirimo y'ubucuruzi, abasora. N'ubundi nibo turimo kuganira. Abasora ku itariki ya 31 basanzwe babizi ko ari itegeko. Hari abafunga business kuri iyo tariki bakabarura bagakora inventaire, n'ubundi bazabikore gutyo. Ushobora kuba babitangira mbere cyangwa bakazabikora kuri iyo tariki. Nibarangiza kubikora nk'uko amategeko bibasaba, hari impapuro buzuza bakamenya ibisigayemo n'agaciro kabyo kugira ngo bizaze kuri bilan. Noneho uko bayibonye rero batekereze kuri stock nanone iri muri IBM. Bagatse iyi stock ni ihuye n'iri muri IBM. Niba muri IBM twebwe tubona afite miliyoni 300 ariko agasanga afite miliyoni 200, hari ikinyuranyo cya miliyoni 100. Icyo kinyuranyo cya miliyoni 100 gikorera inyemezabuguzi. Korera inyemezabuguzi bitarenze iyo tariki ya 31 uyishure. Iyo nyemezabuguzi uyikorere aho bishoboka abakuguzeho. N'ubundi kubera ko bafite mu bitabo byawe by'ebaruramari ushobora kureba ni bande baguze kuri icyo gihe, ukabakoreza inyemezabuguzi kugira ngo nabo zibafashe mu mamenyekanisha bazakora muri uyu mwaka. Nibwo butumwa bwa mbere mu by'ukuri naha abakora imirimo y'ubucuruzi ku bijyanye n'iri tangazo. Ku baguzi rero tuzakomeza kubibutsa ko ari amafaranga basigira umucuruzi ari ryo shingiro ryo gusora. Kandi gusora ni ukubaka igihugu. Gusora si ugukora nk'aho wabuze icyo ukora cyangwa se kubikora nk'aho ugomba kubihatirwa. Ni ukubaka. Kubaka kose rero umuntu agomba kugutekerezaho. Iyo rero urimo gutekereza ko urimo kubaka, nta mpamvu yo kugurira umuntu ngo umwishyure 100 yandike 20,000 cyangwa se umwishyure 100 ye kuguha inyemezabuguzi. Icyo gihe rero urimo kubuza amahirwe leta kuduha iterambere twifuza. Ngira ngo iyo twese tujya mu mihanda irimo amatara, iyo tubona amazi meza, iyo tubona amavuriro, kugira ngo twafata n'urugero rw'urukingo, kugira ngo urukingo abaturarwanda barimo kurubonera ubusa ku buntu. Kiriya ni ikiguzi gikomeye cy'ubushobozi n'ubundi bwagiye butuvamo, leta ikigomwe igafata amafaranga yayo igafasha abaturage. Hari icyo wifuza gusobanuza cy'inyongera ku bijyanye n'iri tangazo ryibutsa abasora bagurishije ibintu mu maduka ariko ntibatange fagitire, aho bibutswa kuzitanga bitarenze itariki ya 31 z'uku kwezi? Ushobora kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 3004 cyangwa se nanone ugahamagara ku murongo 0788 1856 naho tukagufasha. Turabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, kandi dukomeze kuzirikana ko gusora ari ukwiyubakira igihugu.